ayo mashimwe ngo ugende ngo urayegeranya ngo uzayazane kuri Noheli cyangwa nawe urashima dini faso idutabare vuba tuyishime ubu rero murimo murarundanya ngo kuri Noheli no none se namwe zabatabare rimwe mu mwaka ntago bashima Imana bavuga amagambo gusa mutazakora iyo mistake tazakora iryo kosa babyita big mistake ikosa rikomeye iyo tuvuze mu cyongereza big mistake uwo mwegeranye nagusobanurira ndabizi mu bantu babiri umwe azi icyongereza big mistake nabivuze nako sobanurira naba bana barabyumva big mistake wabyumvise nawe abyumvise abana babaranakizi cyane big mistake no gushima Imana nta turo ryishimo ryanjye babyita ikosa rikomeye byandike ntacyo muhe agaciro iby'Imana yakoze mushaka amasengesho muri riteraniro dusenge tuvuga iby'Imana yakoze nabyo birayubaka nta nubwo tuzajya dushima abantu batahari tuzajya tubashima bahari n'amatara yaka na kamera zihari hano habonye abana bazi gahunda bazi gufata ibintu dore bakije n'itara tuzajya tubivuga mwakije amatara abantu bakwiye ibyiza tuzabaturaho ibyiza mushaka muzuminge habona neza ngo pasiteri ngo makanya ngo hari indirimbo ngo nshaka gushimisha Uwiteka ngo ejo bundi ngo aheruka ngo kumakazi ngo amango n'umwana kandi yanabikoze neza nk'umwana w'imfura w'umuhungu mwiza cyane ufite ibiro 4 n'amagarama 800 none rero mumfashe dushima Imana mu ndirimbo iyo ni ikosa rikomeye shime umwami wo mu ijuru ntange tumushimire oya ni mumbwire namwe niba hareshe kirimo murumva ya masengesho atarabyaye mwivugire ngo ibyo nibyo Zaburi ugarimwe mama ugiye kunsetsa nganyemerera tugaha Yesu amashyi asashimwe cyane mwami ashimwe cyane nari mvuze ngo Yesu ashimwe cyane kubera impamvu ngiye kubabwira iya mbere yarazutse nari mvuze ngo yarazutse iya kabiri ari iburyo bw'Imana amakuru mfite yizewe nuko arimo adusabira neza kubw'iyo mpamvu akwiye gushimwa cyane impamvu ya gatatu yubatse itorero ararishimangira ahita rishingana aravuga ngo aryubatse ku rutare kandi amarembo y'ikuzimu yose nubwo yaterana ntago azarishobora kubw'izo mpamvu iri teraniro muhe Yesu amashyi mushyiremo n'impundu ashimwe cyane muzamura ijwi kuri mikrofone kugira ngo ntavuga cyane hanyuma dushima Imana kubwa korali Gosheni. How are you? Habari. Nashakaga kubagira inama iki giterane cyo gushima Imana ku bintu Imana ibakoreye mu myaka 25.
ni ibintu bikomeye. Sinzi niba muzabona umwanya wo kubivuga ku cyumweru, na gahunda zaha ngaha nzi ziba zihuta. Mwagiye mufata nk'uyu munsi mukavunguraho, mukabibara niba ari 12, mugatangirira iteraniro mukarigendera nka 2, ejo mukareba ibindi 2, ku cyumweru mukareba ibindi 8, ubu muzabivugira rimwe mubirangize. Uretse ko Mwuka yamishuriye ko hari ibyo nza kuvugira amaha tugashima Uwiteka. Haleluya. Hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze muri korari Goshe. Myaka 25. Mwarakoze gutegura igiterane cyo gushima Imana, kuko intego y'ijambo tugiye kwiga iravuga ngo ibyakoretse nibyo bigiye gukora ibitarakoreka. Ngo ibyagize gute bigiye kugira gute? Ibyakoretse nibyo bigiye gukora ibitarakoreka. Kubera yuko mu gushima Imana twahishuriwe yuko ari urufunguzo rutwinjiza mu cyumba cyo kugira ngo Imana ikore ibindi bishyashya. Iyo duhaye agaciro iby'Imana yakoze mbere, Imana ihita ikora n'ibindi bya kabiri. Turasoma ijambo mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, umurongo wa 24. Amaze kumucutsa aramujyana. Ese ubwo ninde yarajyanye nde? Ni Hana wari ujyanye? Murabizi pe, 10 ku 10. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amafizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino. Amujyana ishiro mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yarakiri muto. Nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba watuye Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Twikirize tuti amen. Igice cya kabiri, umurongo wa 18. Nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira Elukana n'umugore we ati, Uwiteka akugwirize urubyaro kuri uyu mugore, akwiture uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo. Maze Uwiteka agenderera Hana, yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uwiteka. Tuvuge amen.
nanezerewe cyane. Ndimo ndasaba Imana kumfasha kugira ngo mbashe kuganira iri jambo rirakomeye. Hana yahaye agaciro icyo Imana yakoze, kandi mbere yuko Imana igikora yari yabanje guhiga umuhigo. Asenga neza cyane. Aravuga ati Uwiteka, nureba umubabaro w'umuja wawe, ukareba agashinyaguro ndimwo, ukareba ukuntu mbabaye, ukampa umwana umuhungu, nanjye nzamuguha agukorere. Bihurirana neza nuko Imana nayo ifite icyifuzo cyo kubona umutambyi. Muri uyu mugoroba ndabasengera ngo muhishurirwe gusaba iby'Imana ifitemo inyungu. Muhishurirwe mu byo dukeneye ku Mana, tuze no gushyiramo inyungu z'Imana. Kumva inshuti zanjye hisopo, muhishurirwe ibintu byose twavugira imbere y'Imana, tubishyiremo n'icyubahiro cy'Uwiteka. Umwana wo kwereka Penina ko nawe ubyara, uwo mwana aratinda. Hari abantu basaba ngo Imana ibatabare kugira ngo ababasuzuguye babone ko Imana nabo ngo yabagiriye neza. Mwene ibyo bintu biratinda cyane. Ibyo mubireke, mureke mu byo dusaba dushyire inyungu z'Uwiteka mu byo dukeneye. Ya Penina tubishyire ku ruhande, ahubwo dutabara umurimo w'Imana. Akimara kuvuga atyo, umutambyi amwaturaho ijambo. Ntiyanamubaza icyo yasengeye. Eli yabikoze neza nk'umuntu w'Imana. Aramubwira ngo igendere, Uwiteka aguha icyo wamusabye. Ntiyamubaza ngo uri gusaba iki kugira ngo akimwature. Aravuga ati Imana ubwiye ndayizeye, igendere iguha icyo wayisabye. Hana ahita yizera. Ibitangaza by'Imana bikoreka mu kwizera. Yizeye ahita cya mu maso, arakaraba, ntiyongera kugaragaza umubabaro ukundi. Aho rero niho havuye Samweli. Amubonye ahita agaciro wa mubabaro wa kera. Ravuga ati Imana imvanye naho nkuyu uyu mwana ndahazi, nzajya gushima Imana. Aravuga ati hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze, nzajya kubivuga. Mwibuke ko iki giterane gifite intego ivuga ngo mushimire Imana iby'imbaraga yakoze. Muyishime nk'uko bikwiye gukomera kwayo. Hana yumva ko icyo kintu gikoretse ari icy'imbaraga, kandi koko kiriya kintu cyari icy'imbaraga, kuko ijuru ryabitekerejeho. Jyana n'ibintu bitatu. Ajyana n'amapfizi 3. Atatu. Mu gitabo nasomye uyu munsi bansobanuriye impamvu yajyanye amapfizi 3. Imwe yasobanuraga ngo Hana ahaye agaciro umurimo w'Imana ukorerwa mu rusengero, igitambo cyoswa. Iya kabiri, igitambo cyuko bari amahoro. Iya gatatu, igitambo gerekeza Samweli ku murimo.
abijyana ari bitatu. Ajyana efa y'ifu ni ibiro 36 by'ifu, kuko yararebye aravuga ngo hari ahantu nahabonye abantu nibura kuri uyu mugoroba baze kurya barya n'umutsima bamenye ko mu ijuru bantabaye. Ubwo urumva ko arimo ikimasa baza kurya, ajyana n'uburisho shiraho n'ifu, arangije arahishurirwa tari kwa umutambyi wanyatuye ikintu kizima, ndamushira umutobe awunywe yumve. Afata imvumba ya vino, ruvuga ngo ni umutobe bari bakoze mu mbuto bita imizabibu, ashira. Narebye iyo mvumba imeze nk'ikintu kinini cy'ikigurude kinini y'uruhu, niyo bakoreshaga kera. Ashiramo aruzuza ati ahaho yumve ko kuvuga neza bigira akamaro. Ariko Mana yamwishuru we, uriya mugore yashimye Imana neza. Haleluya. Kambabwire tujye twibuka abantu batubwiye neza. Mbegere ndeko byinjiye neza mu maso. Tujye twibuka abatubwiye neza. Reka nanabibabwiza ukuri muri iki giterane. Abababwiye nabi amagambo yabo muyakube na 0, muha agaciro abababwiye neza. Haleluya. Kuko amagambo y'abantu bakubwiye ngo uragakubitwa n'inkuba ngo y'icyatsi itagira amazi n'ubundi ntibyafashe. Ibyo rero tubitesheje agaciro, n'ubundi iyo nkuba ntiyagukubise. Abagiye kukurogesha byafashe ubusa, uracyariho. Abakwanze nta kintu byavuze, uracyariho. Ahubwo abavuze ngo uzabaho nibyo byabaye. Haleluya. Abatwatuyeho ibizima nibyo byafashe. Mutesha agaciro ababavuze nabi, muha agaciro abashyigikiye umurimo w'Imana. Uwakwatuyeho ngo urakabyara kobwa na hungu, iryo jwi niryo duha agaciro. Uwavuze ngo uragafuta byaye, ijwi ryo turitesheje agaciro. Muri iki giterane uwavuze ngo uzafuta ashatse, mbitesheje agaciro. Ishyigikiye ijwi ry'uwavuze ngo uzashingirwa ubyare kobwa, ibyo nibyo twemeye. Uwavuze ngo ntibishoboka, nitandukanije nawe muri iki giterane. Uwavuze ngo ntibizakunda, nitandukanije nawe. Ishyigikiye. Haleluya. Itangiriro 17 umurongo wa mbere, uko Imana yivuze ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ndi Imana ishobora. Icyo nicyo nemeye. Abo turi kumwe mu Imana amashyi numve. Icyo nicyo nemeye. Uvuga ngo ntiruzuzura, twitandukanije kubera yuko sound proof nabonye amatara atangiye kwaka. Matara ni yatangiye kwaka se? Matara ni yatsano ruguru? Amatara ni yatseho hejuru y'amabara? Sine yiboneye jewe. Singururura sakaye. Inkingi ntizazamutse. None se mu ijuru hari Imana ivuga ubujajwa cyangwa ivuga ijambo ikarihagararaho? Ivuga ijambo ikarihagararaho, ikariherekeza kugeza irishohoje. Rero wibeshye ngo ntibizakunda, muzamubwire muti waribeshye, mu ijuru bidashobokera abantu bishobokera Imana. Wabona ejo muzamutse, wabona ejo igiterane kibera ihararuguru. Umutambyi w'amatangazo ari hano, nabivuga ubwo turajyayo. Sibyora kandi ni mujyayo. Uniforme mureta muhindura, ni umukenyero cyangwa ibintu bishyashya cyangwa bitukura cyangwa icyatsi cyangwa ubururu. Ni mujyayo. Murashaka akantu gashya kajyaho, mwagura karuvati, mwafata furari, mugashaka ejo gashya, mwagura ne, mushaka akantu gashya. Ni mujyayo. Nta kubipfobya, ni ukubiha agaciro kabyo. Uwavuze ngo ntuzarama, mbitesheje agaciro.
wavuze ngo umwana wawe ntaziga. Ibyo bintu njye nabyemera jewe. Mbitesheje agaciro. Bose ko abana babo bizi. Uwavuze ngo uriya muntu ntazakizwa. Ibyo tubyemere. Ari amaraso mwaririmbaga se yakora iki? Never. Ibyo ndabyanze nibyo mbitesheje agaciro kuko na wa wundi yakizwa. Aravuga ati ngiye gushima ariko singenda gusa. Ndajyana ibimasa bitatu, njyana ibiro hafi 50 by'ifu, njyane n'umutobe w'umutambyi. Awusome yumve ko kuvuga neza bifite akamaro. Ariko uyu mugabo we twazamushakiye umutobe. Ariko wazawugusha. Unabona abantu mu kigikira tukamushakira ijerekani y'umutobe. Akawusomaho. Akumva ko kwatura ibyiza bifite akamaro. Hano mwaba murimo. Haleluya! Nubwo tuzajya dushima abantu batahari, tuzajya tubashima bahari n'amatara yako na kamera zihari. Hano habonye abana bazi gahunda, bazi gufata ibintu. Dore bakije n'itara. Tuzajya tubivuga mwakije amatara. Abantu bakwiye ibyiza tuzabaturaho ibyiza. Mushaka muzuminge. Habona neza. Kukise hana rabitekereza. Aravuga ati hari umutobe ngomba kujya. Yanyatuye w'ijambo nabuze abandi barivuga. Arandeba arambwira ngo witeka guhico wasabye. None jewe nibagirwe kuri ya mugabo atajya ava hariya. Atajya tera n'imizabibu. Ubwo wanje weze ngiye gutunganya umutobe nk'umushiri. Aho gotomera. Hazabura undi muntu abwira neza. Imana igibafasha. Muha agaciro umuntu wababwiye neza. Nuwagutabaye wagize ibyago, uzibuke kumuha message ivuga ngo merci. Wibuke kushyira no mu cyongereza. Uvuge ngo thank you. Uvuge ngo asante. Hari amagambo yagiye abura ariko ubu tugiye kuyashaka cyane. Kintu bita merci. Tugiye kugishaka cyane. Tukibwira abantu, tunakibwira Imana. Muri iri teraniro tugiye kubivuga mu Gifaransa. Mubwire Imana muti merci. Okay. Ahisa bivuga neza cyane. Merci Seigneur. Tu nous as fait des grâces. Tu nous as protégés d'une façon agréable. C'est pourquoi nous sommes ici. D'arcréter de nous louer, de nous glorifier. Hallelujah! We say thank you for our Almighty God. So God, he loved the Lord that he gave his begotten Son, that who believe in him not perish but have everlasting. Hallelujah! Ibyo bintu nibiki turimo turi kuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye none biradusaba kuvuga ngo merci Seigneur. Thank you. Kiri giterane cyo kuvuga Imana neza. Tukayivuga igaseka ikavuga iti narakoze kubikora. Muyivuge ku buryo iseka ivuga iti narakoze. Bari abantu narinze sinabarindiye ubusa. Bari abantu nahaye umwuka wera n'ubwenge sinabibahereye ubusa. Hallelujah! Hari n'ibiheburayo nize n'ibigiriki, ubu byose nzajya mbiteranya mbikure mu ishimwe. Byose mbivuge mvuga igiswahili, mvuga ikirundi, mvuga igishinwa, mvuga igiportugal. Byose kandi mvuga Imana. Nugushima Imana mu ndimi zose. Tukanayishimisha ibintu byose. Ntimwarebye ura rutonde se rw'iby'Imana yasabye. Nimumakanya ndabibereka.
aha agaciro. Aravuga ati ndajyana ibimasa bingahe? 3. Njyana ibiro 50 by'ifu n'umutobe w'umutambyi. Bahindukirane rero. Mwateguye ibimasa bingahe? Kigiterane kirakomeye. Ku cyumweru hagomba kuba ari ikintu duturitse. Haleluya! Niba hano hari abakunzi ba Goshen, mubafashe tuturitse ikintu. Umva, mutange nimero dushireho. Mukigure ejo cyiza mu gisige, mukubita ikintu hariya gihura n'imyaka 20. Ntago bashima Imana bavuga amagambo gusa. Mutazakora iyo mistake. Tazakora iryo kosa. Babyita big mistake. Ikosa rikomeye. Iyo tuvuze mu cyongereza big mistake, uwo mwegeranye nagusobanurire. Ndabizi mu bantu babiri umwe azi icyongereza. Big mistake nabivuze nako. Sobanurire n'aba bana barabyumva. Big mistake. Wabyumvise nawe? Abyumvise. Abana babaranakize cyane. Big mistake no gushima Imana nta turo ryishimo ujyanye. Babyita ikosa rikomeye. Byandike ntacyo. Ubu hisopu ni mushima Imana mukabwira pastor ko muzashima Imana mu ndirimbo. Ngo pastor ngo makanya ngo hari indirimbo ngo nshaka gushima ishu witeka, ngo ejo bundi ngo aheruka ngo kumakazi ngo amango n'umwana kandi yanabikoze neza nk'umwana w'imfura w'umuhungu mwiza cyane ufite ibiro 4 n'amagarama 800. None rero mumfashe dushima Imana mu ndirimbo. Iyo ni ikosa rikomeye. Shime umwami wo mu ijuru ntange tumushimire. Kandi Imana yacu ntirushya igusaba icyo ufite. Gusa ikareba agaciro wagize gute wabihaye. Biha agaciro. Vuga ati ndajyana ibimasa 3. Nshake n'umuntu untwaza. Mureke dushima Imana tujye dushaka n'abantu badutwaza. Dushiraho na budget ya transport. Unantwaza inofu, wowe nawe untwaze ino uyu mutobe. Samuel we ndamuheka, shiraho ke sharupe n'umutaka wenda mwitwarira. Samuel wabari mu mugongo kugira ngo abantu bagende bareba ko mu mugongo harimo ko na Hana nawe yaheka bigakunda. Erega ntawe bitabera. Ushaka badutwaza tuzashima Imana. Icyo twacyanzuye muri iki giterane n'imyanzuro. Ishimwe niba hisopu mukunda iyi korari bakabatumira mukaba mwaje mushaka ikintu mubaha mubatwaze. Murebe igiseke mushiramo imbuto mubatwaze kuko ku cyumweru bazashima Uwiteka. Babyemeye? Perezida sari hehe? Ndamushaka umuyobozi yabyemeye mu Imana mashirero. Hano hari abantu mwese mukunda Goshen. Tureba abantu mubakunda muzamure ndebe. Murabakunda muri benshi. Muremera gushaka sigiseke tubatwaze. None bazashima Imana ikintu kiremereye. Muzamure ndebe abemeye. Dore byakunze pastor. Muhe Imana mashi dore babyemeye ni benshi. Hanyuma se mwebwe nta na kimwe bari abarabaha. Mwebwe habari zako. Bari nta na kimwe barabaha, nta nicyo bazanye. Mwebwe bite? Ni muzuri. Muhe Imana mashi kuko hari abantu bategereza iby'abandi. Iby'abandi bigomba kuza bisanga ibyacu. Nibura bazana ifu
cyangwa bazana ikimasa cya kabiri ariko icyambere ari icyanyu. Muzasaba ibimasa bitatu, icyambere ni kibi cyanyu musame bibiri. Ariko uzukuvuga ngo ntacyo dufite, ko cyakora ngo dufite agatambaro k'umukara. Uguze n'ibintu by'imbaraga n'abapfuye bazutse. Imyaka 20 n'ingahe? Ni 5. N'ubutumwa mwavuzemo nabuze umwuka wera. Haleluya. Muzikwara amakorari atakiriho bavanze. Yahuye n'abakuru babo bakorera indi zina. None go shenira cyaririmba haleluya. Baracyakorera Uwiteka. Kuva babayeho umwana wari uvutse yarashingiwe. None ibarinda muri repetition mu mvura, mu ntege nke, mu ngorane, irababungabunga. Mwahagarara imbere y'iteraniro bakuzura umwuka wera, irabahishira, irabafubikira, bambikira, bababarira. Mu Imana amashiwe haleluya. Imyaka 25 iruzuye. Reka manure n'ibindi na 50 izagera. Kandi Uwiteka ntazananirwa kubafasha. Imana ifite imbaraga zihagije. Mutegura ibintu neza. Ntibugira gasuzuguro. Nimwishyire hejuru. Ubundi Imana iraje ikore. Niba mwakereye kuyishima nayo yishimye. Nibuke nifu. Mushaka ifu, mushaka ubugari. Se ku cyumweru hazaba iki hanora? Mushake. Nta biryo bihari ku cyumweru koko. Hariye gahunda. Tigo ndumva gahunda nga. Mu bintu mukora mushake n'umutobe uriya musaza. Haleluya. Abatambyi n'abagaciro arangije amubonye ku ruhimbi aramuyoberwa. Uzi impamvu yamuyobewe? Hana yamaze kubyara arabyibuha. Sinzi ibintu bibabaho iyo mumaze kubyara murahinduka. Niba ari amashereka, niba ari igikoma, niba ari isombe, niba ari ibintu mugotomera, niba ari umunezero w'uko Imana nawe guhaye kubyara. Haleluya. Tore mushaka mungana nk'uko mwarangiza mukangana kuri. Ubyibuke. Mungana nk'uko mukangana kuri. Ibi bintu bivaye koko. N'Uwiteka ubirema. Haleluya. Aba bakobwa mubareke babe bato aho bazabyibuhira harahari. Namara guha umwana ibere bizikora. Haleluya. Bizakunda ramureba tese. Hano ko ari umuntu ndeba usekukeye. Uyu uri hara ku ruhimbi biti. Aho umwana abatambyi bamucomokanye baramujyana bahita bamuha Samweli bati Samweli bamuha Eli batuye umwana hari umubyeyi umuzanye gushima Imana ngo kandi ngo hari n'icyo avuga. Tuwose nindi amusanga ku ruhimbi aramuyoberwa. Uyu wese biti hatereka nkubwire ninjye wa mugore. Ninjye wa mugore ntiwirenganye kirya gihisura y'ubu niya cyagihe biratandukanye. Ntabwo rwose kunyibeshaho byo nibyo. Nibyo kuko urebye ukuntu nari imeze nuko meze ubu biratandukanye. Ntabwo wibuka cyagihe unyaturaho ijambo. Uyu mwana uyu niwe nari nasabye Uwiteka. None Uwiteka yampaye icyo namusabye. Haleluya. Ahita shengera aho hantu. Atavuga ati uyu mwanya ukurikira rero nuwo gusenga. Ugifite umwana ukimuteruye ukibuka ko ari njyewe nije wa mugore. Unyibuke cyagiye ndimo ndira urimo uvuga ngo nasinze nkabuyakana ni ntabwo nasinze ahubwo mfite agahinda. Ukanyaturaho ijambo ngo Uwiteka amico nasabye. Dore icyo nasabaga rero n'uyu mwana yaramuteruye. Imana ikumera ibintu bifatika ubyereka abantu tudorido. Ibintu wakoraho ukaba wabyereka abatambyi ukabyereka n'abaturanyi tudo.
uti dore tido ibifatika, ahita asenga. Murambabarira, iri teraniro ryose burya abantu bahishuriwe tugomba kubaha ibyabo. Ku maguru yanyu abiri muhaguruke mbereke isengesho rya hana muhagaze, n'umuntu urwaye ahaguruke. Ndarirangiza mwe gusa muvuge muti amen. Maze hana arasenga ati, umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka. Akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bukabije butyo, ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi niyo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyera n'imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye mu cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma, baragwa intebe z'icyubahiro. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yayishinzeho. Azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshesha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga. Azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Muvuge muti amen. Nivugishe mukora inama abantu mwegeranye muti nguko uko yasenze. Mube nk'abaganira muti bure yasenze gute. Yasengesho uraryumva gute? Haleluya. Ni kure yasenze. Ni kure yasenze. Mubwira uti ni kure yasenze. Ni kure yasenze. Nibere ni kure yasenze. Ni kure yasenze. Nakubonye reka. Ni kuriya yasenze. Ni kuriya yasenze. Haleluya! Muhe agaciro iby'Imana yakoze, mushaka amasengesho. Muri iri teraniro dusenge tuvuga iby'Imana yakoze, nabyo birayubaka. Mwumva imbaraga zo gushima, bahita bitahira. Umwaka ushize ntiyibagirwa gusubira gushima. Uwashimye ni ushima. Musubiremo gutyo.
ahita asubirayo nanone. Ntabwo tuzareka gushima muvuge ngo tuzagaruka we. Haleluya. Asubirayo ajyanye agakanzu. Mujye mwibukana ibisubizo byacu biba tudodesha agakanzu. Ajyana agakanzu, ajyana n'igitambo cyo gushima Imana. Umusaza arongera aramubona, ti wa mudamu aragarutse, azanye agakanzu kamutumishi wa Mungu, wa mwana tubana, azanye nanone irindi shimwe. Ntiyacitse intege, umusaza yatura irindi jambo. Imana iduha abatambye batura, yatura irindi jambo. Mundebe ndabivuga. Haleluya. Ngo agira ate? Yatura irindi jambo. Imana yakoze ntaho yagiye izongera ikore. Era ati ngiye kubisurinya noneho. Uwiteka akugwiriza urubyaro kuri uyu mugore, akwituye ibyo uwo watuye Uwiteka. Full stop. Nayo erukana ari imbere aho, hana nawe ari hirya. Ngiye kugusabira umugisha avec précision. Ngiye kupresiza. Uwiteka akugwiriza urubyaro, ahita atunga urutoki uyu mugore. Je doute fort. Ndatekereza ko na Penina yari yaje. Je doute fort. Ndi kumva ko ashobora kuba yari yaje, kuko buri mwaka wibuka ko bagendanaga. Muri kiriya giterane Penina nawe, niyo mpamvu bakoze avec précision. Kuri uyu uriya waje gushima. No turiya, kuko uyu nguyu we iyo ijuru ribikoze abiha agaciro kabyo. Ikindi bintu yasenze narabyumvaga, asenga narumvaga, yasenze numva. Icya kabiri, abituro rye ryatwambukije ndahazi, inyota yamaze nayo ndayibuka. Avec précision. Umbwira abana ba Penina baba aze kuza, cyangwa numbwira izina rye, numbwira no baba. Wabimenya se? Wowe se washakira iki? Nta numuririmba, nta numukora umurimo, nta numwe waje mu rusengero. Nise wabamenye uti asenga se? Yibuka umutobe se? Hari bimasa yigeze azana se? Yigeze azana ifu? Yigeze asenga? Ubu rero tugiye kubivugisha ukuri, ngiye gupresiza. Maze ndori Uwiteka akugwiriza urubyaro kuri uyu mugore. Muvuga mu gifaransa ngo avec précision. Imana ikwitura ibyo wakoze. Haleluya. Akwiture uwo watuye
watuye Uwiteka. Hari uwo dufite ahangaha wamutanze utazi kuzabyara undi, uramurekura uramuzanira. Imana izane abandi babyewe n'uwo watanze. Nababwiye ngo turiga inyigisho ivuga ngo ibyakoretse bigiye gukora ibitarakoreka. Icyo twakoze mbere kigiye gukora ikindi twari dukeneye. Ibyo birumvikana. Mushatse mwanambwira muti senga twitahire, uretse ko mba mbona ntazi ukuntu mumeze. Hari igihe mba mbareba nkabona muri kumbwira ngo buretse ahubwo mwabaye gute namwe muri aho se ntabwo mushaka gutaha? Wagira ngo murashaka avec précision. Imana précise. Haleluya. Erega Imana ho gukora nayo irahazi. Nimukomeza kundeba ndababwira iyindi precision. Nibabwire iyo se murumva yarangiye cyanyisoze nonaha mbabwira indi. Tubanze tubicutse. Uwiteka agenderera Hana, muvuge ngo yego. Yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2, ushizeho Samweli. Mwivugire ngo ibyo nibyo. Oya nimumbwire namwe niba hareshe kirimo. Murumva ya masengesho atarabyaye? Murumva kwa kundi yavuze Imana itarabishize ahantu? Bahungu 3 bonyine, abakobwa bangahe se? Hanyuma se umutambyi we uko mutamushyiraho? Abahungu ni 3 Samweli atarimo, mushireho nawe. Shiraho ba sister muvuge ngo nibyibyo. Hari yaravuze ngo karabaye. None se bafite Samweli afite sister umwe se? Afite petit frère bangahe? Wowe urabirenza wikize? Precision y'umutambyi yarafashe amakuru yawe wundi se. Ariko surutaje gushima ibye turabizana seje mudushaka iki? Murebe precision ya Yesu hanyuma dusenge mwitahire. Murebe Luka 17:11. Luka 17:11. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kuri barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umva bakize bagezeyo. Umuntu dukiriza mu nzira bakiriye he? Reka mbabwire igifaransa. Hari igifaransa bita Alesta cyangwa se ako kanya, d'une façon rapide, très rapide, tout de suite. Nindu kivuze cyora nuvango bakigenda, nuvango bagitera intambwe imwe. Reka mbabwire ibintu biraje, reka mbivuge. Imana yo mu ijuru ikumere ubutabazi bwihuse. Haleluya. D'une façon rapide. Imana yacu ishobora no gusubiza vuba.
kandi Imana ibatabare vuba. Abantu muri iki giterane, Imana ibatabare adinifaso rapide vuba, kugira ngo hataza no kwiminyoza, hataza n'umudayimoni wakurunguruka. Igutabare vuba. Hanyuma nawe mashimwe ngo ugende ngo urayegeranya ngo uzayazane kuri Noheli, cyangwa nawe urashima adinifaso idutabare vuba tuyishime. Ubu rero murimo murarundanya ngo kuri Noheli. No. None se namwe zabatabare rimwe mu mwaka? Itabare dini façon namwe mushime. Hari ibintu mwemeye wamugane barangije kubyanzura, bakigenda barakira. Umwe muri babonye ko akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga dini faso, nawaza vuba. Umwe murumva icyo gihombo Imana ifite mwebwe, umuntu umwe mw'icumi murumva muzabyihanganira? Murumva aya manota bakire bari 10 haza umwe. Yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubwira ati ntimwakiza muri 10, babandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati avec précision. Yamubwiye ngo iki? Byuka wigendere, kwizera kwawe. Mumbwira 9 ibintu bakize indwara zonyine, igikomeye ntibagikira. Abagarutse gushima nibo bakize kabiri, abagiye badashimye bakize ibibembe gusa, barapfuye babura ubugingo. Uwagarutse gushima yakize kabiri dini façon précision. Bamukiza bamutunza gatoki. None surabona abandi 9 bari hehe se ngo nabo ba precise? Ya precise udahari se? Niba muzi ubwenge ntimugasiba amateraniro. Abandi bari Yesu ararekarama, aba yakishije arabazi, azi imibare. Abaheruka gutabara arabazi, abaheruka guhakaza arabazi, mwese arabazi mwese. Ariko abaje gushima yabonye umwe. Ubumwe rero ngiye gupreciza, mubwire ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yamukijije ibyaha, amukiza n'ibibembe. Abandi bakize ibibembe birukankira mu byo bakumbuye, bibagirwa gushima. Imana ibatabare muri iri teraniro. Mureke tugirire Imana icyizere, ubwo tumenye ko gushima bituma hari ibikoreka. Mureke dushima Imana muri iri teraniro. Imana ikora inama nayo ireba ibyihutirwa ihita ikemura. Muhaguruke ku maguru abiri. Ndashoshe. Ndagusaba gusenga isengesho ryo gushima Imana. Ndagusaba kwatura isengesho ryo gushima Imana, ku buryo Imana itubona twese ko twayishima. Ndabasaba mwese muhumirize, murebe mu mitima yanyu ibintu Imana yakoze. Nimurangiza musenge nka Hana, muvuge ngo Uwiteka nta wera nkawe, nta nukiza nkawe. Ibintu Imana yagukoreye ubivuge mu mazina yabyo. Iri ni isengesho tugiye kubafungurira mwese, umuntu wese urabasha kuvuga akabasha kuvuga. Icya kabiri, abantu mushaka gukira ibyaha, mushaka kuva inyuma y'itorero, mushaka gusaba Imana imbabazi. Imana ibyo mwakoze irabizi. Imana muri iki giterane cy'amashimwe ntiyabura no kukubabarira. Wowe ufite icyaha ushaka gusabira Imana imbabazi, urazamura ikiganza aho uri biraba bihagije. Abatambyi bari hano natwe turaha, uzaza kwiyandikisha mu bihana bazakwakira. Ariko uzamura ikiganza muri iri teraniro. Imana ibabarira abanyabyaha ibe yakubonye, vuga uti Imana nanjye umpe imbabazi. Imana rero bahereza umugisha, tugiye gusenga. Cyo kiganza gusa Imana iraba yakibonye, hanyuma irakubabarira, yandika izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Dusenga Imana twese, tuzamura isengesho. Mana data wa twese uri mu ijuru, imbaraga zawe nizera. Imbaraga zawe kandi ni nyinshi.
iri ni iteraniro ryiza cyane, iteraniro rifite intego yo gushima iby'imbaraga Imana yakoze, kandi tugasabwa ngo dushime nk'uko bikwiriye. Aba ni abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, buri wese arimo aribuka ibyo wakoze. Tuzamuye amajwi yacu tuvuga ngo uri Uwiteka, tuzamuye amajwi twibuka yuko ari we wabikoze wenyine, tuzamuye amajwi tuvuga ngo uri Imana ivana ku cyavu ukicaranya n'abakomeye, tuzamuye amajwi twibuka yuko uri Imana ikiza ugakiza indwara, nta nimwe usize, n'uwari upfuye ukamuzura, n'ibitari bifite ishusho ukabiha ishusho. Mwami, iri teraniro dufashe uyu mwanya wo kugushima, kandi duhaye agaciro yuko hari abantu bahise bigendera, bibuka gushima byarangiye, ntibanabyibuka barigendera, babona barakize baragenda, ntibagaruka guhimbaza, hagaruka umwe. Muri iri teraniro tubaye uriya muntu umwe ugarutse gushima. Dusanze bitari gukunda iyo utatura ririya jambo, iyo utabivuga ntibyari kuba, ariko barababwiye ngo mugende mwiyere ku mutambyi. Bacyumvira uwo mwanya, bagitera intambwe bahita bakira. Ijambo ryawe natwe ryaradukijije, tukimara kwizera, tukimara kwemera, tukimara kwizera icyo uvuze, twahise dukira, dufata ubugingo buhoraho, tugishira, dufata imbaraga, dufata ubuzima ukibivuga. Hari abandi twatangiranye uyu murimo, hari abo tubwira gushima tukababura, ariko muri iri teraniro wararise abantu benshi bangana gutya kugira ngo ubibutse iby'imbaraga wakoze. Muri iki giterane cyo gushima wararise aba bantu kugira ngo buri wese umwibutse ibyo wakoze. Warabikoze turi kubyumva. Iri ni iteraniro ry'ibitangaza gusa, twese uko turaha turi ibitangaza byawe. Niwe wabyikoreye, niwe watuzuye, bamwe barabazuye, abandi bakuye mu mpanuka, abandi bakuye muri koma, abandi bakuye mu masasu, abandi babagabure bagiye gupfa, abandi wabambitse nta shinge nta rugero, abandi warabahaye imbabazi. Iri teraniro we ririmo ibitangaza byawe, turagushimiye. Aya majwi yacu aravuga nk'ahantu, turavuga ngo Uwiteka arakomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakora Mana, ndagushimira umwihariko uri kubashima. Mu bashima hari umwihariko, umutambyi abiha agaciro, aravuga ati uyu mugore afite umwihariko, uyu mugore afite ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu ugiye gusaba umugisha nkamukoraho. Haleluya we. Abwira Elukana umutambyi, aramubwira ati Uwiteka akubwiriza urubyaro kuri uyu mugore. Uri Imana yumva amasengesho. Muri iri teraniro turagushimiye, tuguhaye amashyura yakwiye n'impundu we. Ushimwe cyane, ushimwe kuri umunyembabazi. Abantu bemeye kwihana bose muri iri teraniro, bubaha imbabazi zawe. Abemeye ko ari abanyabyaha ubakire. Muri iki giterane twahize umuhigo ko tuzagushima, dufite n'icyo tugushimisha. Aba bantu bose bahize imihigo dore ni benshi, ntabwo twega twamenya icyo buri wese agambiriye, ariko Umwuka Wera amushoboze gushyira mu bikorwa icyo yagambiriye. Urakoze kuri Imana y'inyamaboko, urakoze kuri Imana itaneshwa, uri Imana idatsindwa, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana iri ku ngoma, uri Imana ikomeye, uri Imana ibabarira, uri Imana yuzuye, uri Imana ishoboye, uri Imana isa neza, uri Imana irabagirana. Muri iri teraniro ukwiye amashimwe, muri iri teraniro ukwiye icyubahiro, muri iri teraniro turabivuze, urakomeye, natwe tuzagukorera. Urakoze ko waduhaye Yesu, nta kiruta icyo.
waduhaye ubugingo buhoraho, uduha umwuka wera udushoboza kugukorera. Ushimwe nanone, wongera ushimwe kuri gutegura itorero. Ejo bundi uzaryishira idafite ikizinga no mu nkanyari. Ufite proje nziza yuko itorero uzaryishira ari iryera. Ejo bundi uzaririmba abagenura bakumbuye ngo uzatwishimana, uruhukire mu rukundo rwawe, ngo utunezererwe. Uririmba, uri Imana iririmba. Turagushimiye muri iki giterane, wongera ushimwe. Ndavuze ngo wongera ushimwe, wongere kandi ushimwe, wongere ushimwe, wongere ushyirwe hejuru, wongere ushimwe. Abamarayika, ibizima n'abakuru n'abaserafi bajya bakubita amakamba hasi bakubarara bati Uwiteka Nyiringabo arera arera. Bakongera bati Uwiteka Nyiringabo arera arera. Bakabonera rushaho kwera. Bakongera bati Uwiteka Nyiringabo arera arera. Bakongera bati Uwiteka Nyiringabo arera arera. Bakongera bati Uwiteka yewe we, yewe we, ayiwe. Uri Imana isa neza, ugaragaze kwera kwawe muri iri teraniro. Byadusuzuguye ubihange amaso, ibirimo bitwiruka inyuma birebe bicikemo igikuba, kuko uri Imana ishoboye. Icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi bibi byawe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Teraniro mwese mugihagaze, mugihagaze twiyereke Uwiteka. Mutere haleluya 3 zonyine gusa. 3. Mushiraho n'iyindi we, mushiraho n'iyindi, mushiraho n'iyindi.